Samweli wa mbere igice cya 25. Bukeye Samweli arapfa, Abisirayeli bose baraterana baramuririra, bamuhamba mu nzu ye i Rama. Hanyuma Dawidi arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'i Parani. Hariho umugabo w'Imawoni, kandi ibintu bye byabaga i Karumeli. Yari umutunzi cyane, yari afite intama 3,000 n'ihene 1,000. Icyo gihe yakemurizaga ubwoya bw'intama ze i Karumeli. Uwo mugabo yitwaga Nabali n'umugore we yitwaga Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi w'uburanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi, yari wo mu muryango wa Kalebu. Dawidi akiri mu ishyamba yumva ko Nabali akemuza ubwoya bw'intama ze. Bukeye Dawidi atuma abagaragu be b'abasore 10, arababwira ati: nimuzamuke mujye i Karumeli, musange Nabali mumundamukirize. Mubwire uwo mukire muti: amahoro abe kuri wowe no ku nzu yawe no ku byo utunze byose. Ubu numvise ko ufite abantu bakemura, kandi abashumba bawe babanaga natwe nta nabi twabagiriye, ntacyo bajimije igihe cyose babereye i Karumeli. Baza abahungu b'iwawe barabikubwira. Aba bahungu bakugirireho umugisha, kuko tuje ku munsi mwiza. Nuko ndakwinginze, ikiva mu maboko yawe cyose aba ari cyo uha abagaragu bawe n'umwana wawe Dawidi. Abahungu bo kwa Dawidi basohoye aho, babwira Nabali mu kigwi cya Dawidi ubwo butumwa bwose uko bungana, baburangije baraceceka. Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati: Dawidi ninde, kandi mwene Yesayi ninde? Muri iyi minsi hariho abagaragu benshi bacitse ba shebuja. Mbese nende ku mitsima yanjye no ku mazi yanjye n'inyama mbagiye abakemuzi banjye mbiha abantu ntazi iyo baturutse? Nuko abagaragu ba Dawidi barahindukira basubirayo, bagezeyo bamutekerereza uko byagenze byose. Nuko Dawidi abwira abantu bati: umuntu wese niyambara inkota ye. Nuko umuntu wese yambara inkota ye, Dawidi nawe yambara iye. Abantu nka 400 bahera ko bazamukana na Dawidi abagiye imbere, ariko abandi 200 basigara ku bintu. Umwe mu bagaragu ba Nabali abwira Abigayili muka Nabali ati: umva, Dawidi yatumye intumwa ziva mu butayu kuramutsa databuja, ababonye arabakankamira. Kandi abo bagabo batugiriraga neza cyane, ntibadukoze isoni, ntitwagira icyo tuzimiza igihe cyose twabaniye nabo tukiri mu rugishiro. Batubereye inkike ku manywa na nijoro, igihe cyose twabaniye nabo turagiye intama. Nuko none ubimenye, utekereze icyo uri bukore, kuko bamaramaje kugirira nabi databuja n'urugo rwe rwose. Erega umuntu w'ikigoryi nk'uwo ntawagira icyo avugana nawe. Nuko Abigayili agira vuba, yenda amarobe y'imitsima 200 n'imvumba 2 za vino, n'inyama z'intama 5 zihiye, n'ingero 5 z'ingano zikaranze, n'amaseri 100 y'inzabibu zumye, n'imibumbe 200 y'imbuto z'umutini, abihekesha indogobe. Abwira abagaragu bati: nimunjye imbere mugende, ndaza mbakurikiye. Ariko ntiyabibwira umugabo we Nabali. Nuko akiri ku ndogobe amanuka mu muhora w'umusozi, Dawidi n'abantu be bamanuka bateganye ahura nabo. Kandi Dawidi yari yavuze ati: nukuri narindiye ubusa iby'icyo kigabo byose cyari gifite mu butayu, ntihagira ikintu cyose cyo mu bintu bye kizimira. Namugiriye ibyiza, anyitura ibibi. Niburinda gucya hari umuhungu n'umwe musigiye mu bantu be, Imana izabimpore njyewe Dawidi, ndetse bikabije. Nuko Abigayili abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe, yikubita hasi imbere ye yubamye, amugwa ku birenge, aravuga ati: Nyagasani, icyo cyaha aba ari njye gihereraho. Ndakwinginze ukundire umuja wawe ngira icyo nkubwira, umva amagambo y'umuja wawe. Ndakwinginze Nyagasani, we kwita kuri icyo kigoryi Nabali. Uko yitwa niko ari, izina ni ryo muntu Nabali, niryo zina rye, kandi ubupfu nibwo kamere ye. Ariko njyeweho umuja wawe sindakabona abagaragu bawe watumye Nyagasani. Nuko none Nyagasani, kuko Uwiteka ahoraho nawe ukabaho, Uwiteka niwe wakubujije kugibwaho n'urubanza rw'amaraso no kwihorera n'ukwawe kuboko. Icyama abanzi bawe n'abakwifuriza nabi Nyagasani bakaba nka Nabali. None ngiri ituro ry'umuja wawe ngutuye Nyagasani, rihabwe abagaragu bawe bagukurikira. Ndakwinginze, babarira umuja wawe icyo cyaha. Uwiteka ntazabura kukubakira inzu idakuka, kuko Nyagasani urwana intambara z'Uwiteka, kandi nta kibi kizaboneka kuri wowe iminsi yawe yose. Nubwo abantu bahagurukiye kukugenza no gushaka ubugingo bwawe Nyagasani, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe mu mutwaro umwe w'ubugingo, kandi ubugingo bw'abanzi bawe azaburekera nk'uburi mu muhumetso. Nuko Uwiteka namara kugusohozaho ibyiza yakuvuzeho byose uko bingana, akakugira umutware wa Isirayeli,
ntuzagire umutima ukubaza Nyagasani, ntuzagire umutima ukubaza Nyagasani kandi ngo uguhane kuko wavushirije amaraso ubusa cyangwa se kuko wihoreye ku bwawe. Nuko Uwiteka namara kukugirira neza Nyagasani, uzibuke umuja wawe. Dawidi asubiza Abigayili ati, Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi ishimwe. Ubwenge bwawe bushimwe nawe ushimwe, kuko uyu munsi undinze kugibwaho n'urubanza rw'amaraso, kuba ari njye wihorera ubwanjye. Ni ukuri ndarahira Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho yambujije kukugirira nabi. Iyaba utatebutse kunsanganira, bwajyaga gucya hadasigaye n'umwe w'umuhungu mu bantu ba Nabali. Nuko Dawidi yakira ibyo yamutuye, aramubwira ati, izamukire usubire iwawe amahoro. Ngaho ibyo uvuze ndabyumvise, ndakwemereye. Nuko Abigayili asubira kwa Nabali, asanga yatekesheje iby'ibirori mu nzu ye nk'ibirori by'umwami byose, kandi anejejwe umutima nuko yasinze cyane. Nicyo cyatumye atagira icyo amubwira, ari icyoroheje ari n'igikomeye burinda bucya. Bukeye mu gitondo Nabali asindutse, umugore we amutekerereza ibyo, umutima uraraba aba igiti. Hahise iminsi 10 Uwiteka akubita Nabali arapfa. Bukeye Dawidi yumvise ko Nabali yapfuye, aravuga ati, Uwiteka ashimwe wamburaniye ibitutsi Nabali yantukaga, akabuza umugaragu we gukora ikibi, kandi nabi ya Nabali Uwiteka arayimwituye. Hanyuma Dawidi atuma kuri Abigayili kumureshya ngo amucyure abe umugore we. Abagaragu ba Dawidi bageze i Karumeli basanga Abigayili, baramubwira bati, Dawidi akudutumyeho ngo agucyure ube umugore we. Nuko arabaduka arunama, yikubita imbere yabo aravuga ati, dore umuja we ndi uwo koza ibirenge by'abagaragu ba databuja. Nuko Abigayili ajyana ingoga, arahaguruka yinagurira ku ndogobe ari kumwe n'abaja 5 bamukurikiye, akurikira intumwa za Dawidi. Nuko aba muka Dawidi. Bukeye Dawidi arongora Ahinowamu w'umunyayezereli, bombi baba abagore be. Kandi Sawuli yari yarashyingiye Paliti mwene Layishi w'i Galimu Mikali, wa mukobwa we wari muka Dawidi. Samweli wa mbere igice cya 26. Bukeye ab'izifu bajya i Gibeya kwa Sawuli, baravuga bati, uzi ko Dawidi yihishe ku musozi w'i Hakila uteganye n'ubutayu. Nuko Sawuli arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'izifu, ari kumwe n'ingabo 3,000 z'Abisirayeli zatowe, bajya gushakira Dawidi muri ubwo butayu. Bukeye Sawuli agerereza ku musozi w'i Hakila uteganye n'ubutayu hafi y'inzira. Ariko Dawidi yabaga mu butayu. Hanyuma abonye Sawuli aje kumushakira mu butayu, aherako atuma abatasi, amenya ko Sawuli aje koko. Dawidi aherako arahaguruka agera aho Sawuli yagerereje, yitegereza aho yibikiriye ari kumwe na Abuneri mwene Neri umugabo w'ingabo ze, kandi Sawuli yibikiriye ahantu hakikije amagare, abantu nabo bagerera bamukikije. Maze Dawidi aterura amagambo, abaza Ahimeleki w'umuheti na Abishayi mwene Seruya murumuna wa Yowabu ati, ninde turi bujyane aho Sawuli agerereje? Abishayi aravuga ati, ninjye turi bujyane. Nuko Dawidi na Abishayi bagera muri izo ngabo nijoro, basanga Sawuli aho yibikiriye asinziriye ahakikije amagare, icumu rye rishinze ku musego, kandi Abuneri n'ingabo baryamye bamukikije. Abishayi abwira Dawidi ati, uyu munsi Imana yakugabije umwanzi wawe. Nuko none ndakwinginze nyemerera mutikure icumu rimwe gusa mpamanye n'ubutaka, sinongera ubwa kabiri. Ariko Dawidi abwira Abishayi ati, reka ntumwice. Mbese ninde wabasha kubangura ukuboko kwe ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta ntagibweho n'urubanza? Dawidi aravuga ati, nkuko Uwiteka ahoraho, Uwiteka niwe uzamwicira, cyangwa igihe cye cyo gutanga kizasohora, cyangwa se azamanuka ajya mu ntambara ayigwemo. Uwiteka ndinde ko nabangura ukuboko kwanjye ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta. Ahubwo ndakwinginze enda icumu rye riri ku musego we n'urunywero rwe rw'amazi, tugende. Nuko Dawidi ajyana icumu rye n'urunywero rwe rw'amazi, abivana ku musego wa Sawuli, barigendera, hatagize umuntu ubabonye cyangwa ubimenye, haba no gukanguka, kuko Uwiteka yabasinzirije ubuticura. Maze Dawidi afata hakurya yaho, ahagarara mu mpinga y'umusozi uhanye nabo intera ndende. Nuko Dawidi akomera abantu hamwe na Abuneri mwene Neri ati, mbega Abuneri kudakoma? Abuneri aramusubiza ati, urinde yewe uhamagara umwami? Dawidi abwira Abuneri ati, mbese nturi intwari? Hari uhwanye nawe muri Isirayeli? Ariko none niki cyakubujije kurarira umwami shobuja? Muri mwe haje umuntu wo kwica umwami, kandi ari we shobuja.
reka ibyo wakoze si byiza. Ndahiye Uwiteka uhoraho, mwari mukwiriye gupfa kuko mutarinze shobuja Uwiteka yimikishije amavuta. Ngaho nimurebe icumu ry'umwami n'urunywero rw'amazi aho byari biri ku musego we. Sawuli amenya ijwi rya Dawidi arabaza ati, mbese aho iryo jwi si iryawe mwana wanjye Dawidi? Dawidi aramusubiza ati, ni iryanjye nyagasani mwami. Ati, mbese databuja agenzereza iki umugaragu we? Nakoze iki cyangwa se ni icyaha kindiho? None ndakwinginze nyagasani mwami, umva amagambo y'umugaragu wawe. Niba Uwiteka ari we wakunterereje niyemere igitambo, kandi niba ari abantu nibavumirwa imbere y'Uwiteka, kuko ubu banciye ngo ndafatana na gakondo y'Uwiteka, bakavuga ngo ningende nkorera izindi mana. Nuko none we kwemera ko amaraso yanjye agwa hasi aho Uwiteka ataba, kuko umwami wa Isiraheli yazanywe no gushaka imbaraga asa nk'uhiga inkware mu misozi. Sawuli aravuga ati, nakoze icyaha. Garuka mwana wanjye Dawidi, sinzongera kukugirira nabi, kuko ubugingo bwanjye bwagize agaciro imbere yawe uyu munsi. Yewe nabaye igicucu, narafuditse cyane. Dawidi aramusubiza ati, ngira icumu ryawe nyagasani, ntihagira umugaragu wawe uzagende. Uwiteka azitura umuntu wese gukiranuka kwe n'umurava we, kuko uyu munsi Uwiteka yari yakunshyize mu maboko, nkanga kurambura ukuboko kwanjye ku muntu Uwiteka yari yimikishije amavuta, kandi nk'uko ubugingo bwawe bwabaye ubw'icyubahiro cyinshi kuri njye uyu munsi, abe ariko ubwanjye buba ubw'icyubahiro cyinshi ku Uwiteka ankiza ibyago byose. Sawuli abwira Dawidi ati, uragahora uhirwa mwana wanjye Dawidi, uzakora ibikomeye kandi gutsinda uzatsinda. Nuko Dawidi arigendera, Sawuli nawe asubira iwe. Samweli wa mbere igice cya 27. Hanyuma Dawidi yibwira mu mutima we ati, nta kibuza, hariho umunsi Sawuli azanyica. Nta nama iruta ko ncikira mu gihugu cy'Abafilisitiya, byatuma Sawuli arambirwa kongera kunshakira ku nkiko za Isiraheli zose, uko niko nzamucika nkamukira. Dawidi aherako ahagurukana n'abantu be 600 bari kumwe, barambuka bajya kwa Akishi mwene Mawoki umwami w'i Gati. Dawidi n'abantu be baturana na Akishi Gati, umuntu wese nawe mu rugo rwe. Dawidi nawe n'abagore be bombi, Ahinowamu umunyayezereli na Abigayili w'i Karumeli wari mukanabari. Bukeye babwira Sawuli ko Dawidi yahungiye i Gati, ntiyongera kumushaka ukundi. Dawidi abwira Akishi ati, niba nkugizeho ubuhake nibampe igikingi mu mudugudu umwe wo mu misozi aba ariho ntura. Niki cyatuma umugaragu wawe nturana nawe ku rurembo? Nuko uwo munsi Akishi amugerera i Sikulagi. Nicyo cyatumye i Sikulagi haba aho abami b'Abayuda bwite na bugingo n'ubu. Kandi iminsi Dawidi yamaze mu gihugu cy'Abafilisitiya ni 1 mwaka n'amezi 4. Bukeye Dawidi n'ingabo ze barazamuka batera Abigeshuri n'Abagiruzi n'Abamaleki, kandi abo nibo bari abaturage ba kera bo muri icyo gihugu giteganye n'Ishura n'igihugu cya Egiputa. Nuko Dawidi arimbura icyo gihugu, ntihagira umugabo cyangwa umugore urokoka, anyaga inka n'intama n'indogobe n'ingamiya n'imyambaro, maze yatabaruka akajya kwa Akishi. Akishi akajya amubaza ati, uyu munsi wateye he? Dawidi ati, nateye ikusi h'i Buyuda n'ikusi h'i Yerameli n'ahabakene. Ariko Dawidi ntiyagira umugabo cyangwa umugore arokora ngo abajyane i Gati, kuko yibwiraga ko babarega bati, Dawidi yakoze atya n'atya. Iminsi yose yatuye mu gihugu cy'Abafilisitiya niko yabigenzaga. Nuko Akishi yiringira Dawidi akajya avuga ati, yateye bene wabo Abisirayeli kumuzinukwa, bizatuma abimbata yanjye iteka ryose. Samweli wa mbere igice cya 28. Muri iyo minsi Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kujya kurwana n'Abisirayeli. Akishi abwira Dawidi ati, umenye rwose kuzatabarana nanjye n'abantu bawe, tukajyana n'ingabo ku rugamba. Dawidi aramubwira ati, ni naho uzamenyera icyo umugaragu wawe nzakora. Akishi abwira Dawidi ati, nicyo kizatuma nkugira umurinzi w'umutwe wanjye iminsi yose. Ariko Samweli yari yarapfuye, Abisirayeli bose baramuririra bamuhamba mu mudugudu we i Rama. Kandi Sawuli yari yaraciye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi muri icyo gihugu. Bukeye Abafilisitiya baraterana, baraza bagerereza i Shunemu. Sawuli nawe ateranya Abisirayeli bose bagerereza i Gilibowa. Sawuli arabutswe ingabo z'Abafilisitiya aratinya, umutima we urakuka cyane. Sawuli aherako agisha Uwiteka inama,
Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na Urimu, haba n'abahanuzi. Sawuli aherako abwira abagaragu be ati nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Abagaragu be baramusubiza bati hariho umushitsikazi kuri Endori. Nuko Sawuli ariyoberanya yambara indi myambaro, ajyana n'abagabo babiri bajya kuri uwo mushitsikazi nijoro. Maze Sawuli aramubwira ati ndakwinginze nshikishiriza umwuka uguhanzeho unzurire uwo nkubwira. Uwo mugore aramusubiza ati mbese ntuzi icyo Sawuli yakoze, uko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi akabaca mu gihugu? Ni iki gitumye utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo unyicishe? Sawuli amurahira Uwiteka ati nkurahiye Uwiteka uhoraho, icyo cyo ntuzagihanirwa. Uwo mugore aramubaza ati muzurire nde? Nawe ati nzurira Samweli. Ariko uwo mugore abonye Samweli atera hejuru n'ijwi rirenga abaza Sawuli ati umbeshyera iki kandi ari wowe Sawuli? Umwami aramusubiza ati humura, mbwira icyo ubonye. Umugore ati mbonye Imana izamuka iva ikuzimu. Sawuli aramubaza ati arasate? Nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso ye aramuramya. Nuko Samweli abaza Sawuli ati ni iki gitumye umubaganira ukarinda kunzamura? Sawuli aramusubiza ati nihebye kuko Abafilisitiya bandwanya, kandi Imana ikaba yarantaye itakigira icyo nsubiza, ari mu bahanuzi cyangwa mu nzozi. Nicyo cyatumye nguhamagara ngo usobanurire icyo nkwiriye gukora. Samweli aravuga ati ubimbarije iki? Ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe, Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri njye, Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi, kuko utumviye Uwiteka kandi ntusohoze uburakari bwe bukomeye ku Bamaleki, nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo. Mbese Uwiteka azaguhana n'Abisirayeli mu Bafilisitiya, kandi ejo wowe n'abahungu bawe muzansanga. Uwiteka agiye guhana ingabo za Isirayeli mu Bafilisitiya. Uwo mwanya Sawuli aherako yikubita hasi indambya yubamye, kuko akuwe umutima cyane n'ibyo Samweli amubwiye, acika intege kuko yari yirirwa ubusa kandi akaburara. Hanyuma uwo mugore asanga Sawuli, abona ko yashobewe cyane, aramubwira ati dore umuja wawe nakumviye mparamagara, numvira amagambo umbwiye. None ndakwinginze nawe wumvire umuja wawe, unyemerere ngufungurire urye kugira ngo nugenda ubone intege. Aranga ati sinshaka kurya. Ariko abagaragu be n'uwo mugore baramuhata arabumvira, aherako abaduka hasi yicara ku buriri. Kandi uwo mugore yari afite ikimasa kibyibushye kiri mu ruhongore, arihuta akica, yenda ifu ayivugamo umutsima udasembuwe arawotsa, abihereza Sawuli n'abagaragu be barafungura. Baherako bahaguruka iryo joro baragenda. Samweli wa mbere igice cya 29. Abafilisitiya bateraniriza ingabo zabo zose kuri Afeka. Abisirayeli bagerereza i Yezereli hafi y'isoko yaho. Abatwari b'Abafilisitiya bagenda bajyanye amagana n'ibihumbi, kandi Dawidi n'ingabo ze bazana na Akishi babakurikiye. Maze abatwari b'Abafilisitiya baravuga bati mbese kandi Abaheburayo barakora iki hano? Akishi asubiza abatwari b'Abafilisitiya ati uyu si we Dawidi umugaragu wa Sawuli umwami wa Isirayeli, umaranye nanjye iminsi ndetse n'imyaka, kandi uhereye igihe yimukiye iwabo akamakwaho nta cyaha namubonyeho kugeza ubu. Ariko abatwari b'Abafilisitiya baramurakarira, baramubwira bati subizayo uwo mugabo asubire mu gikingi cye wamukebeye, we kumwemerera kujyana natwe ku rugamba, ataduhindukira umugambanyi rucyambikana. Mbese iki kigabo icyacyunga na shebuja n'iki? Si ibihanga by'aba bantu? Mbese uyu si we Dawidi babyinaga bikiranya bati Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu? Nuko Akishi ahamagara Dawidi aramubwira ati nk'uko Uwiteka ahoraho, wabaye umukiranutsi, imitabarire n'imitabarukire yawe iyo turi kumwe mu ngabo birantunganira, kuko uhereye igihe wankereje nta cyaha nakubonyeho kugeza ubu. Ariko rero abatware ntibagukunze. None isubirireyo ugende amahoro, we kwirirwa urakaza abatware b'Abafilisitiya. Dawidi abaza Akishi ati ariko se nacumuye iki? Uhereye igihe twabaniye kugeza ubu wambonyeho iki cyambuza gutabara ngo njye kurwanya ababisha b'umwami databuja? Akishi asubiza Dawidi ati ku bwanjye nzi ko untunganiye nka marayika w'Imana, ariko abatware b'Abafilisitiya baravuze ngo ntari butabarane natwe. Nuko none uzindukane kare mu gitondo n'abagaragu ba shobuja mwazanye,
nimumara kubyuka kare mu gitondo habona muzahereko mugende. Bukeye Dawidi azindukana kare mu gitondo n'ingabo ze baragenda basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Nuko Abafilisitiya barazamuka batera i Yezerēli. Samweli wa mbere igice cya 30. Nuko Dawidi n'ingabo ze bagera i Sikulagi ku munsi wa gatatu, basanga Abamaleki bateye igihugu cy'Ikusi n'i Sikulagi, batsinze i Sikulagi bahatwitse, banyaze abagore n'abari bariyo bose, abato n'abakuru. Ntibagira uwo bica, ahubwo babanyaze barigendera. Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu basanga bawutwitse, kandi abagore n'abahungu babo n'abakobwa babo banyazwe. Dawidi nabo bari kumwe baherako batera hejuru bararira, barahogora bageze aho batakibasha kurira. Kandi abagore ba Dawidi bombi, Ahinowamu w'umunyayezerēli na Abigayili wari muka Nabali w'i Karumeli, nabo bari banyazwe. Maze Dawidi arababara cyane, kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'ab'abakobwa, ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati, ninkurikiza izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati, zikurikire, kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Nuko Dawidi n'ingabo ze 600 bari kumwe baragenda, bageze ku kagezi Besori, abari basigaye inyuma batakaraho. Ariko Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza, izindi 200 zirasigara. Zari zirembye bituma zinanirwa kwambuka akagezi Besori. Hanyuma basanga umunyegiputa ku gasozi, bamuzanira Dawidi, bamuha umutsima ararya, bamuha n'amazi yo kunywa, kandi bamuha n'igice cy'umubumbe w'imbuto z'umutini n'amasera 2 y'inzabibu zumye. Amaze kurya asubiza umutima mu nda, kuko yari amaze iminsi 3 n'amajoro 3 atarya atanywa. Dawidi aramubaza ati, uri umugaragu wande kandi uturutse he? Nawe aramusubiza ati, ndi umuhungu w'umunyegiputa, umugaragu w'Umwamaleki. Maze iminsi 3 databuja antaye kuko nari ndwaye. Twari twateye igihugu cy'Abakereti cy'Ikusi n'icy'Abayuda n'Ikusi mu bwa Kalebu, dutwika i Sikulagi. Dawidi aramubaza ati, wanjye imbere ukangiza muri izo ngabo? Aramusubiza ati, ndahira Imana ko utazanyica cyangwa kutazantanga ukampa databuja mbone kukugeza muri izo ngabo. Nuko aramumanukana, basanga bagandaje barya banywa, bishimira iminyago myinshi bakuye mu gihugu cy'Abafilisitiya no mu cy'Abayuda. Dawidi aherako arabica uhereye mu rukerero ukageza ku mugoroba w'undi munsi, ntiharokoka n'umwe keretse abahungu 400 binaguriye ku ngamiya zabo bagahunga. Dawidi agarura iby'Abamaleki bari banyaze byose, atangira abagore be bombi. Ntibagira ikintu babura, ari gito ari kinini, ari abana b'abahungu cyangwa abakobwa, haba na kimwe cyo mu minyago cyangwa ikintu cyose bari banyazwe. Dawidi abigarura byose. Dawidi anyaga amashyo y'inka n'ay'intama zabo zose, bazishorera imbere y'izabo, baravuga bati, uyu ni wo munyago wa Dawidi. Hanyuma Dawidi agera kuri ba bagabo 200 bari barembye bakananirwa kumukurikira, bakabasiga ku kagezi Besori. Bahagurutswa no gusanganira Dawidi nabo bari kumwe. Dawidi ageze kuri abo bantu arabaramutsa. Maze abantu b'abanyangeso mbi bose b'ibigoryi bari bajyanye na Dawidi baravuga bati, ntitubaha ku minyago twinyagiye kuko batajyanye natwe, keretse umuntu wese twamuha umugore we n'abana be bakajyana bakagenda. Ariko Dawidi arababwira ati, bene data, siko muri bugenze ibyo Uwiteka yaduhaye akaturinda akatugabiza izo ngabo zaduteye. Mbese hari uwakwemera inama yanyu? Umugabane w'uwagiye mu ntambara urahwana n'uwasigaye ku bintu. Nuko baragabana baranganya. Uhereye uwo munsi arihindura itegeko n'umugenzo mu Bisiraheli na bugingo n'ubu. Dawidi asohoye i Sikulagi yoherereza abatware b'Abayuda b'inshuti ze ku minyago, arababwira ati, ngiyo impano ivuye ku minyago y'abanzi b'Uwiteka. Abyoherereza ab'i Beteli n'ab'i Ramoti y'Ikusi n'ab'i Yatiri n'Abaroweri n'ab'i Sefemoti n'Abashitemowa n'ab'i Rakala n'abo mu midugudu y'Abanyerameri n'abo mu midugudu y'Abakeni n'ab'i Horuma n'ab'i Korashani n'Abataki n'ab'i Heburoni n'abahandi hose Dawidi n'abantu be bajyaga babamo. Samweli wa mbere igice cya 31. Nuko Abafilisitiya barwana n'Abisirayeli, Abisirayeli barabahunga, ariko bicirwa ku musozi w'i Gilibowa bagwaho.
Abafilisitiya basatira Sawuli n'abahungu be, bica Yonatani na Benadabu na Milikishuwa bene Sawuli. Urugamba rwibasira Sawuli cyane, abarashi bamugeraho bamukura umutima cyane. Sawuli niko kubwira umutwaje intwaro ati, kura inkota yawe uyinsogote, bariya batakebwe bataza kunsogota bakankoza isoni. Ariko umutwaje intwaro aranga kuko yatinye cyane. Nicyo cyatumye Sawuli yenda inkota ayishitaho. Umutwaje intwaro abonye ko Sawuli apfuye, nawe yishita ku iyo nkota bagwa hamwe. Uko niko Sawuli yapfuye n'abahungu be 3 n'umutwaje intwaro n'ingabo ze zose bapfira icyarimwe uwo munsi. Maze abandi Bisirayeli bo hakurya y'ikibaya n'abo hakurya ya Yorodani babonye ko Abisirayeli bahunze kandi ko Sawuli n'abahungu be bapfuye, basiga imidugudu barahunga, Abafilisitiya baraza bayibamo. Bukeye bwaho Abafilisitiya baje gucuza intumbi, basanga Sawuli n'abahungu be 3 baraguye ku musozi Gilibowa. Bamuca igihanga, bamucuza intwaro ze, bahera ko batuma mu gihugu cy'Abafilisitiya gihereranye naho ngo bamamaze iyo nkuru mu rusengero rw'ibigirwamana byabo no mu bantu. Intwaro ze bazishyira mu ngoro ya Ashitaroti, intumbi ye bayimanika ku nkike z'amabuye z'umudugudu w'i Betishani. Nuko ab'i Yabeshi Galeyadi bumvise ibyo Abafilisitiya bagiriye Sawuli, ab'intwari bose barahaguruka bagenda ijoro ryose, bamanura intumbi ya Sawuli n'iz'abahungu be ku nkike z'i Betishani, bageze i Yabeshi bazitwikirayo. Hanyuma benda amagufwa yabo bayahamba munsi y'umunyinya w'i Yabeshi, bahera ko biyiriza ubusa iminsi 7.